Nitwa Emmanuel Masengesho, ntuye Masaka, umudamu n'abana, hanyuma bamwitoro rimwe n'umuvandimwe Muza Claudine Sonia, yitwa Covenant Reformed Baptist Church, cyangwa se itoro ry'Ababatista bavuguruye bikize mu Kinyarwanda, biri Gasogi. Hari n'abavandimwe duterana ubona bari ahangaha benshi, nshima Imana yuko aribo ari namwe mwese mwabashe kugira Imana ishimwe. Umugoroba rero nifuje ko twaganira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abaheburayo, cyangwa se urwandiko rw'Abaheburayo cya 9 umurongo waho wa cya 9 umurongo waho wa 20 na karindwi. Abaheburayo cya 9 umurongo wa 27 niho tugiye kuganira. Saba Imana kugira ngo umuntu wese uri ahangaha ayo magambo tugiye kureba ayiteho. Abaheburayo cya 9 umurongo wa 27 ndasoma umurongo umwe hanyuma tuze kuganira. Ariko nanga twaza hasta iminota mfite kugira ngo ntaza ndakane cyangwa se mwama uzaza professor. Okay, sasa okay, Imana ishimwe cyane. Abaheburayo cya 9 umurongo wa 27 aranditse ngo kandi nk'uko abantu bageneye gupfa rimwe hanyuma yaho hakaza urubanza. Reka mvuge n'umurongo ukurikiyeho, niko na Kristo amaze gutambwa rimwe ngo yishyireho ibyaha bya benshi azaboneka ubwa kabiri atazanywe no kwitambira ibyaha, abonekerere abamutegereza kubazanira agakiza. Reka nsenge hanyuma tuganire kuri aya magambo. Nyagasani Imana yera kandi ikiranuka, wowe wahozeho kuva mu itangiriro rya byose kandi wowe uzahoraho iteka ryose ashimwe. Shimwa kubw'uyu mugoroba uduhaye Nyagasani, nubwo ari mu gihe cy'agahinda ko kubura umuvandimwe wacu n'umubyeyi, ariko n'igihe nanone cyo kongera kwibuka impamvu turi hano mu isi. Reka rero ngusabe kugira ngo aya magambo tumaze gusoma ari nayo tugiye kuganiraho, umpe rwose kugira ngo nyavuge nk'uko wagennye yuko akwiriye kuvugwa, ariko n'abantu bicaye ahangaha niyo bajya gukunda kuvuga ngo mwitondere uko mwumva. Reka mwamwe nabo babe kwitondera uko bumva, kugira ngo rwose amagambo bumva abe ari ay'umumaro kuri bo kuri uyu mugoroba, atari umumaro w'aka kanya, ahubwo ari ak'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Bavandimwe, nshimye Imana yuko impaye ubuntu kugira ngo tuganire. Abenshi ntabwo tuziranye wenda mu buryo bw'umubiri, abandi tugiye tuziranye, ariko mwese muri abantu kimwe nanjye, kimwe ndetse n'umusaza wagiye. Niyo mpamvu aya magambo tugiye kuganira atureba twese. Tumaze gusoma aya magambo, Imana yanyujije muri uyu mwanditsi, uyu murongo wa 27 baravuga ngo kandi nk'uko abantu bageneye gupfa rimwe hanyuma yaho hakaza urubanza. Hano nshaka ko tuzoganira cyane ngo abantu bageneye gupfa rimwe hanyuma hakaza urubanza. Turavuga ati gose ni gute ku munsi nk'uyu nguyu wagombye kutubwira amagambo wenda yo kudukomeza no kutumara ubwoba, wongera kutwibutsa ko abantu bakwiriye gupfa rimwe hanyuma hakaza urubanza. Mu by'ukuri hariho ibihe byinshi byo kugira ngo abantu babwirwe amagambo yo kubasetsa, yo kubanezeza, yo gutera blague n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko ndifuza ko aka kanya Imana iduhaye tugakoresha kumva amagambo y'ubugingo, amagambo navuga ngo afite agaciro kurusha ibindi bintu byose umuntu ashobora kumva ari hano mu isi. Kurusha ibindi byose umuntu ashobora kumva ari hano mu isi. Akenshi abantu ukuntu duteye, dutekereza yuko tuzava mu isi ari uko tubonye mugenzi wacu avuye mu isi. Ibi ndagira ngo tubyumve. Ni ukuvuga ngo iyo nta muntu wapfuye muri famiye yanjye, iyo ntawe numvise, iyo ntawe nabonye wenda abandi bambwiye, biragoye ko ntekereza yuko iminsi mfite hano mu isi ari mikeya. Ahubwo buri gihe buri wese yumva yuko igihe cye cyo kuva muri isi kiri kure cyane. Ndetse rero ntekereje ku rupfu, dutekereza ku bandi ntabwo mbitekerezaho. Uku niko tumeze bwa kamere. Ndetse by'umwihariko twebwe wenda nkanjye n'abandi bakiri bato cyane ahangaha n'abo nduta, usanga kenshi iyo dutekereje urupfu turutekereza ku basaza ndetse n'abakecuru bageze mu zabukuru.
ariko ibyanditswe aha biravuze ngo nk'uko umuntu yagenewe gupfa rimwe, ngo umuntu wese uri hano ku isi Imana yagennye igihe azava mu isi. Bakomeje kuvuga mbere yanjye bose bagiye babivuga, abasenza bavuga ngo tuba tumeze nk'abicaye mu modoka ngo buri wese agira ahantu aza kupfiramo. Niko bimeze koko, umuntu wese uri aha ngaha hari igihe kizagera avemo. Ubu ngubu mu myaka 60 iri imbere abantu bari aha ngaha bazaba bakiri bazima imbarwa 60 kandi ntabwo ari myinshi, abayifite aha ngaha cyangwa baneregeje. Ariko iyo myaka uko twicaye aha ngaha hose hazaba hicaye abandi bantu wenda bari mu bindi bintu, ariko amazina yacu azaba bavuga ngo hahozeho runaka, hahozeho runaka. Ibintu bavandimwe nagira ngo tubyegereze, kubera yuko ukuntu icyaha cyagenje umuntu gituma gutekereza ku byo gupfa no kujya mu ijuru no kurimbuka abitekereza iyo ari mu gihe cy'ubwoba gusa, ariko ubundi byashira agasubira mu kinyi ukongera ukumva nyine ni ibisanzwe, ubuzima n'ubusanzwe, nta kidasanzwe cyabaye, hanyuma ubuzima bugakomeza. Ariko nagira ngo utekereze kuri amagambo ibyanditswe yavuze ngo umuntu yagenewe gupfa rimwe, ngo nyuma yaho hakaza urubanza. Mbere na mbere nagira ngo turebe ibintu bigera muri wenda ikintu cya mbere cyangwa twuzo mwangana ngo umuntu yagenewe, ni ukuvuga ngo hari uwagennye ko tugomba gupfa. Ntabwo gupfa ari ibyago byatugwiririye, ntabwo ari akaga, ntabwo ari ibintu biterwa n'uko umuntu atirinze, atakoze siporo, atariye neza, atirinze kugenda atwaye imodoka wenda n'umuvuduko mwinshi, ahubwo ni ibintu byagenewe. Mu cyongereza ngo it is appointed, ngo ni appointment, ni ikintu umuntu yashyizeho, nuvuga ngo ni itegeko ryashyizweho ryanditswe. Nk'uko Imana yashinze ijuru igashinga isi ikagena imbago zaho imibumbe yose igomba kuzengurukira, niko n'Imana yagennye yuko buri muntu wese wavuye mu nda ya nyina hari igihe kizagera akava mu isi. Ni Imana yabigennye, ni appointment y'Imana ubwayo. Ikindi iyo tuvuze ngo umuntu dufitanye appointment, ngo dufitanye gahunda, bisobanura yuko Imana ari yagennye ko tugomba kugira iki cyo guhura nayo. Murabyo? Akenshi iyo umuntu apfuye turavuga ngo yitabye Imana. Iyo jambo sinzi abanya mwitekerezaho. Nuvuga ngo iyo tuvuga ngo umuntu yitabye Imana hari igihe tubitekereza nkaho ari ukwitaba amahoro, avuga ngo ngwino no gushaka. Ariko nifuza ko uyu munsi uza kubitekereza nkaho noneho umuntu aba yitabye urukiko. Uko nyuma bavuze ngo umuntu yagenewe gupfa rimwe, hanyuma hakaza iki ibirori, urubanza. Nuvuga ngo nko kwitaba rimwe. Iyo tuvuga ngo umuntu yitabye Imana aba yitabye umucamanza. Nabyumvise, aba yitabye umucamanza. Kandi ntabwo ndi kwivuga kubera ko mfite ubwoba kubera ko hari uwagiye. Oya, ndagira ngo n'igihe uzaba uri gukina, uri kubyina, uri kuririmba, wabyaye ugiye amagambo yatekerezaho ko umuntu yagenewe gupfa rimwe, hanyuma hakaza urubanza. Kera abaromani ngo bajyaga bakora ibirori, bari abantu bakunda ibirori cyane. Ngo buri gihe uko bakoraga ibirori bagendaga bakazana umuntu wapfuye skeleton, uvuga ngo umubiri w'umuntu bakawutereka hariya, bakawutereka hagati y'ibirori byabo. Mu gihe bari kunywa, bari kubyina, bakajya batera akajisho ngo kugira ngo yinuke icyo bitaga mu kilatini ngo memento mori, ngo ni urwibutso rw'urupfu. Nubwo nishimye, nubwo ndi kubyina, ariko nzabuvuriza. Umuntu yagenewe gupfa rimwe, nyuma hakaza urubanza. Ariko bavandimwe, reka twibaze, niye mpamvu ari ngombwa ko urupfu rugomba kubaho? Ni iki cyazanye urupfu mu isi? Ko abaganga bagerageje kurwanya indwara nyinshi, bakarwana na kanseri, bakarwana n'umwijima, bakarwana n'impyiko, bakarwana na malaria, indwara hafi ya zose tukaba tugerageza gushaka imiti yazo, niyo tutarabona tukabona igabanyuka. Niye mpamvu urupfu aricyo cyago cya mbere abantu batinya muri iyi si, n'inyamaswa zitinya, tutaraboneka umuti wabo. Ese rwakomotse ubundi? Ese niye mpamvu uko twicaye hano twese hari igihe kizagera bakadushyira agafoto nk'aka ngaka n'utubuji nk'utu ngutu? Ni ukweri byagenze bite? Ese ko nta muntu ubwifuza iyo modoka, ko ubusanzwe iyo tuvuye modoka twebwe nuko tuba twishimiye gutaha iwacu, ariko kuki iyo modoka iyo yegereje twese dutinya? Byaturutse kuki nta wakwiba? Kubera ko Imana ihamagaye ngo ndagushaka nta wakupa. Iyo umuntu aguhamagaye udashaka kumuvugana uramukupa. Kuki iyi telefone yo nta muntu ubasha kuyikupa ngo bikunde? Byagenze bite? Ndagira ngo tujye mu byanditswe nanone. Abaroma igitabo cya 5, Abaroma 5 umurongo wa 12. Ibyanditswe biravuga ngo kuko bimeze bityo nk'uko ibyaha byazanwe mu isi n'umuntu
urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Abantu bafite biriya muze kureba muri biriya zanyu, aya magambo n'Imana yatanze ngo nk'uko bimeze bityo, ngo nk'uko ibyaha byazanwe mu isi n'umuntu umwe, ngo hanyuma urupfu rukazanwa nande n'ibyaha, ngo niko urupfu rero rugomba kugera ku bantu bose kubera ko bose bakoze ibyaha. Nawe ahantu nshaka gutinda gato, ni ukuvuga ngo impamvu hariho urupfu mu isi ni uko hariho icyaha mu isi. Ntabwo ari ukubera ko hariho ihindagurika ry'ikirere, ntabwo ari ukubera ko hariho abantu batwara imodoka basinze, ntabwo ari ukubera yuko hariho wenda inyamaswa zirya abantu, ntabwo ari ukubera ko abantu batarya ibiryo bihagije cyangwa se ibiryo bibi cyangwa se bakarya batubahirije gahunda za nutrition, ni ukuvuga ngo z'imirire myiza. Oya, ahubwo n'umuntu wicaye muri White House mu nzu ya perezida wa Amerika, n'umukinnyi ukora siporo buri gitondo nimugoroba na saa sita, bose bagomba gupfa kubera ko urupfu rwazanywe n'iki? N'icyaha. Ngo kandi rugomba kugera ku bantu bose kubera ko abantu bose bagize gute? Bakoze ibyaha. Ni ukuvuga ngo impamvu twese tuzapfa ni uko twese turi abanyabyaha. Impamvu urupfu rwaje mu isi ni ukubera ko umuntu yacumuye. Imana imaze kurema umuntu agira ngo muze kunkurikira, aya magambo ntabwo ari amagambo yo kugira ngo amasaha aze gutinda hanyuma tube twageze ku mugoroba ko guherekeza umubyeyi. Ni amagambo atureba nk'uko ndabwiza ukuri yuko atureba kuruta ndetse no kumenya nimba baduhembye ku kazi cyangwa se batazaduhembye, kubera ko ahangaho bashobora kutaguhemba n'ubundi ukagenda ugashaka akandi kazi, ariko ibi ngibi byo ntaho uzabikwepera. Niyo mpamvu ngira ngo tubyumve, urupfu rwazanywe n'iki? N'icyaha. Niyo mpamvu twese tugomba kuzatubwira kubera ko twese twakoze ibyaha. Nawe Bibiliya dushinje ko turi abanyabyaha kandi ntabwo ibeshya. Biva ruvana mwese warimo tuganira rero yigisha ahantu aravuga ngo uramutse ugiye ukandika igitabo cy'ubuzima bwawe, ibyo ukora, ibyo uvuga n'ibyo utekereza, utabeshye, utibereye umunsi ku munsi, iyo cyaba ari igitabo gihagije kigaragaza uburyo umuntu ari umunyabyaha. Kubera yuko mu cyo turi cyo nk'umuntu, muri kamere yacu no mu maraso yacu harimo ikintu cy'uko twese turi abanyabyaha. Twese turi abanyabyaha. Ngo urupfu rwazanywe n'icyaha ngo rugera ku bantu bose kubera ko bose ari abanyabyaha. Umuntu wahagarara akavuga ngo Yesu ni umunyabyaha yaba anavuze mu rundi ruhande yuko atazigera apfa. Ariko umuntu wese ujye ubona imodoka imusatira umuhanda akigirayo, amenye ko ari umunyabyaha. Umuntu wese umutwe umuriye agashaka ikinini amenye ko ari umunyabyaha, kubera ko urupfu rugera ku bantu bose ko bose ari abanyabyaha. None nigute twese turi abanyabyaha? Twahindukiye abanyabyaha hehe bavandi? Kuba turi abanyabyaha twese, hari abantu benshi ntabwo hano mwabihakana, ntabwo mwabihakana ko ntabwo mufite ibihamya byo kubihakana. N'ikimenyimenyi, iyo ugiye kwinjira muri banki nubwo uzanye amafaranga yawe, ntabwo bakubwira ngo nimwigizeyo izo kamera, mwigizeyo ibyuma bisaka hanyuma umuntu atuzaniye amafaranga, ahubwo bagutangiriza kamera, bakagutangiriza ibyuma bisaka impande n'impande, kubera yuko gukora abanyabyaha bazi ko nawe uri we. Ni ukuvuga ngo ukinjira muri banki uzanye agasakame, ntabwo batekereza ariko uje kubagirira neza, ahubwo bibwira ko ushobora kuba uje kwiba. Nabyumvise? Kubera ko ari abanyabyaha nawe ukabizi. Nawe ibyanditswe bigaragaza yuko urupfu rwazanywe mu isi nuko turi abanyabyaha, kandi cya cyanditswe twaheraho cyavuze ngo umuntu yagenewe gupfa rimwe. Turacyareba impamvu umuntu yagenewe gupfa rimwe, ni ukubera ko umuntu ari umunyabyaha imbere y'Imana. Kuba turi abanyabyaha rero bifite itangiriro. Hari impamvu nta muntu umwe waza hano mu isi ngo abeho atari umunyabyaha. Impamvu ni yandi batangiye batubwira ngaha mu gice cya 5 ngo ibyaha byaza mu isi n'umuntu umwe. Abantu bose ko turanga dufite inkomoko ku muntu umwe, turi amashami y'igiti kimwe. Hari umuntu Imana yaremye imbere y'abandi imwita Adamu. Adamu bisobanuye umuntu. Uwo muntu rero niwe twese dukomokamo, twabarebare, twabagufi, twabazungu, twabirabura, twabashinwa, twabahinde, twese dufite inkomoko kuri uwo nguwo. Uwo muntu rero Imana igiye amuhaga itegeko yariciyeho, hanyuma yihindura umunyabyaha atandukana n'Imana. Ndetse ahantu Imana yaramushyize muri Edeni imusoramo nta mwana umwe arabyara. Bityo twese twavukiye hanze ya Edeni, twavukiye mu cyaha. Twavutse ababyeyi bacu bamaze kugoma, bityo uko bahindutse niko natwe twahindutse.
nk'uko umubyeyi aba afite virusi mu mubiri we yabyara umwana akayimuhereza, niko natwe dukomokaho yatubyaye akadusigira virusi y'icyaha. Ibintu bavandimwe ndashaka ko bitwegera. Ibyanditswe bivuga muri Zaburi ya 51 umurongo wa 7 ngo dore naremwe ngo gukiranirwa mu byaha ndimo mama yambyariye. Dore naremwe ngo kugira gute gukiranirwa, ntabwo navutse n'akana keza, ngo naremwe ngo gukiranirwa ngo mu byaha ndimo mama yambyariye. Nuvuga ngo mama yambyaye ndi umunyabyaha, mfite umwana w'imyaka 2, ariko njya ndeba ibintu akora mu rugo. Wamubwira ngo icara agahaguruka, wamubwira ngo haguruka yicara, wamubwira ngo ryama akabyuka, wamubwira ngo byuka akaryama. Nuvuga ngo umuntu uko ari muri kamere ye ni umunyabyaha ku buryo icyitwa itegeko cyose muri kamere hazamukamo umutima wo kukirwanya. Wenda bize muri za segonderi murabizi uburyo batwirukangaho batubwira ngo mutebere, mujye mwambara imyenda mwitebere. Ibyo bintu ntabwo ari umutwaro wakwikoresha, ariko kumva wagira ngo ni nk'umufuka wakwikoresha. Uyu munsi abenshi barabikora nta n'itegeko ribari kure, ariko kubera ko byari itegeko mwumva ugomba kubyanga byanze. Kubera iki ubwo bwigomeke? Ni ukubera yuko mu byaha ni mu mama yambyaye. Adamu yaracumuye, nanjye ndi umunyabyaha. Imbere y'Imana twese nuko turi bavandimwe. Nta gihugu na kimwe, nta muco n'umwe, nta bwoko na bumwe, nta bantu b'uruhu na rumwe wasanga badasangiye icyo kintu cy'uko ari abanyabyaha. Ushobora gusanga barya ibiryo bitandukanye n'iby'Abanyarwanda, banywa ibyo kunywa bitandukanye n'iby'Abanyarwanda, bambara imyenda itandukanye n'iyacu, ariko kwica, kubeshya, gusambana, kwirarira, ibinyoma byose uzabisanga mu bihugu byose, mu mico yose, mu bantu bose, mu ngeri zose, abakene n'abakene, abagabo n'abagore, abana n'abasaza, ibyo byose turabisangiye. Kubera ko dukomoka ku muntu umwe w'umunyabyaha, ari we Adamu. Uwo muntu w'Imana yahaye itegeko akarirengaho, natwe akaza kuduha ubwo bunyabyaha bwe, ari we Adamu. Ni nawe Imana yakatiye urubanza rw'icyo kintu yakoze. Twasomye haravuga ngo abantu bose bagenewe gupfa rimwe, nyuma hakaza iki? Urubanza. Nawe iyaba twese twari abanyabyaha ku isi, sibyo? Ariko Imana yo ikaba ari inyabyaha, nta kibazo twaba dufite. Reka bisubiremo. Nuvuga ngo uramutse wakatiwe wenda wakoze icyaha runaka, wishe umuntu, hanyuma ukaza kumenya mbere y'urubanza yuko umucamanza wawe nawe ari umwicanyi kimwe nawe, byaba byoroshye yuko wamuha amafaranga make hanyuma hakorerwa ukigendera. Urabizi ko nawe ari mubi nkawe, bityo rero biroroshye yuko mwaganira hanyuma ikibazo kikarangira. Ariko niba bavuga ngo uriya mucamanza ntarya ruswa, ntagoreka amategeko, uriya mucamanza arakiranuka, ibyo bisobanuye yuko kuba uri umunyabyaha ari akaga, ntabwo ari buze kurekura. Ntabwo ari buze kurekura. Imana rero ikibazo dufite twebwe ni uko turi abanyabyaha ariko aba yera. Turi abanyabyaha ariko Imana yimeze gute? Reka mbasomere ko Imana ivuga muri Zaburi ya 5. Zaburi ya 5 iravuga ngo umurongo wa 5, kuko utari Imana y'intambira kibi, umunyangeso mbi ntazaba iwawe. Abibona niba zagarara amaso yawe, wanga inkozi z'ibibi zose. Imana gusa Imana y'intambira kibi, mu bityo abanyangeso mbi niba zagarara imbere yawe, ngo kandi yanga inkozi z'ibibi zose. You hate all evildoers. Bavandimwe, hari ikinyoma cyakwiye mu bantu kibabwira ngo Imana ikunda abanyabyaha ariko ikanga icyaha. Uwo murongo azagira umuhundakira muri Bibiliya ahafata. Biravuga ngo Imana yanga inkozi z'ibibi zose. Ndagira bakora mu gasome niba bafite Bibiliya. Yanga inkozi z'ibibi zose. Nuvuga ngo Imana ntabwo izafata icyaha ngo igishyire mu rutazima hanyuma umuntu mushyire ku ruhande, ahubwo ni umunyabyaha izashyira mu rutazima. Turi abanyabyaha imbere y'Imana, kandi twari abanyabyaha Adamu yacumuraga, ariko hariho Imana ikiranuka yo izahana icyaha cyose. Ngo ntabwo ari Imana y'intambira kibi. Nabyumvise. Imana yaturemye kugira ngo tubeho tuyiramya, tuyihimbaza, tuyishima, dukora ibyo ishaka, ariko ngo turacumura, twitandukanye nayo, turayigomera, duhinduka inyeshyamba kuri yo. Bishobora kuba ibintu biri kubabwira aho musengera cyangwa se aho mutemberera, batayibabwira n'umunsi n'umwe, cyangwa se bakababwira babinyura hejuru. Ariko nagira ngo byibuze aka kanya kaza ukangwe. Ndabizi ko hari umuntu wagiye tuba twakangutse, abari basinzira bose barakanguka,
barakanguka. Ndagira ngo byibuze aka kanya mukangutse bafashe kugira ngo ibintu tubitekereze. Ngo Adamu yaracumuye, twese duhinduka abanyabyaha imbere y'Imana, kandi Imana akiranuka ku buryo idashobora kwihanganira icyaha icyo ari cyo cyose. Zaburi ya 24 ndikoresha ibyanditswe byinshi kugira ngo mutagira ngo ibintu ndi kuvuga ni amagambo yanjye. Umurongo wa 3 bavuga ngo wa gatatu ngo ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka, ninde uzahagarara ahera, n'ufite amaboko atanduye n'umutima uboneye, utigeze kwerekeza umutima we ku bitagira umumaro, ntarahira ibinyoma. Ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka, ninde uzahagarara ahera, ngo n'utigeze kwerekeza umutima we ku bitagira umumaro, ngo ntarahire ibinyoma, ufite amaboko atanduye. Nuvuga ngo Imana irera ku buryo ishobora kubana n'umuntu wera nk'uko imeze, gusa ntabwo yakwemera kubana n'ikintu gitandukanye no kwera kwayo. Kandi icyaha niko Yesaya yavuze ngo cyadutandukanyije n'Imana, ibyaha byacu byatandukanyije n'Imana. Umuntu yagenewe gupfa rimwe, nyuma hakaza urubanza. Kubera iki? Kubera ko twacumuye ku Mana, kandi Imana niyo nyiri ubuzima, nuko dutandukana nayo. Ariko ntitwatandukanye nayo amahoro, ahubwo ngo yatugeneye umunsi w'urubanza, yatugeneye umunsi abanyabyaha bagomba kuzahanirwaho. Ibyo birajya mu bitekerezo abandi. Now Imana imaze kubona ko twacumuye, biragoye ko umuntu wamwemeza ko ari umunyabyaha ubundi mu magambo. Adamu ubwe Imana imubwira ngo icyo ni cyo wakoze. Yaravuze ngo ntabwo yavuze ngo Mana rwose mbabarira nacumuye, oya, ahubwo yaravuze ngo umugore wampaye Mana niwe wancumuje. Imana iravuga ati ibyo wakoze ni biki? Ati iranzoka Mana warebe niwe yancumuje. Kuko niko twese tumeze. Umuntu wese yumva ko abanyabyaha ari abandi uretse we. Nukuvuga ngo ababyeyi bumva ko ibyaha byose biterwa n'abana babo. Abana rero bancumuza, niyo batuma mvuga nabi, niyo batuma, nuvuga ngo nuko bimeze. Umugabo akumva ko ibyaha biterwa n'umugore, umugore akumva ko ibyaha biterwa n'umugabo, hanyuma abakozi bakumva ko ibi byose kuba niba rwose kuba nyanganya ni ukwera ko batajya baduhemba neza. Nuvuga ngo buri gihe cyose ibyaha tubisimikira ku bandi, nuvuga ngo tubishakira ku bandi. Ntabwo nshobora kuvuga ngo ni ibyo ubwanjye bacumuye, ibyaha ni ibyanjye, oya, ndabifata nkabijugunyira mugenzi wanjye. Ndetse ni n'ikinyoma cyadutse muri siyanse ndetse na filozofi, aho abantu babwiye ngo umuntu avuka ari mwiza muri sosiyete n'imwanduza. Bene magambo abandi nibo babi, ngende mwiza nibo bazanyanduza. Twese basaba ngabo bahigiye babihiye, nimba twese turi beza. Bavandimwe, Imana igaragaza yuko njye munyabyaha niwe munyabyaha, kandi twese imbere y'Imana nuko tumeze, nta mwiza n'umwe. Bikaba yaravuze ngo umwiza muri bo bameze nk'uruzitiro rw'amahwa, urushaho kuba mwiza bameze nk'igitoki. Abo ni twebwe nakubiri. Nk'ubu waramutse bavuze ati aha mwicaye, reka dushyire igitambaro aha ngaha, dukurure ibitekerezo byose watekereje kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, tubishyire aha ngaha abantu babisome. Ibyo watekereje n'ibyo utigeze uvuga, uko warebye inshuti yawe, ibyo mwaganiriye ndetse n'ibyo wagiye ubitekerezaho nyuma mumaze kuganira, byose bishyira ngaho ibireba. Abenshi twabuka twiga, ntabwo wakwemera ko abantu basoma ibyo watekereje n'ibyo wakoze n'ibyo wakoreye mu bibi byose, ntabwo wabyemera, kubera ko twese turi abanyabyaha. Ubwo niko ibyanditswe bigaragaza abavandimwe, abo bantu nibo twebwe. Imana rero yaduhaye amategeko yayo. Amategeko yaduhaye kugira ngo aduhindukire umushinjacyaha utwemeza abo turi bo koko. Atayavuye ko Imana ikubwira ngo umunyabyaha ntabwo wabyemera, ariko yaduhaye noneho amategeko yayo kugira ngo ahinduke igihamya ndakuka yuko uko ducumura ku Mana. Abaroma 3 umurongo wa 21 na 20 ikamerera ku murongo wa 19. Abaroma 3 umurongo wa 19 byanditswe biravuga ngo tuzirike ibyo amategeko avuga byose, ayibwire abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe, kandi abari mu isi bose batsindwe n'urubanza imbere y'Imana. Kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'ibintu biteretswe n'amategeko, kuko amategeko ari yamenyekanisha iki? Icyaha. Amategeko niyo yamenyekanisha iki? Icyaha. Nuvuga ngo nta tegeko rihari, nta cyaha cyaba gihari. Mu muhanda haramutse hakuyeho kamera, bakavuga ngo umuvuduko umuntu azajya agenda uko we abyumva n'imodoka imeze. Uwagendeye mu 180 nta cyaha yaba, ariko bakivuga ngo ahangaha ni 60 kugira ngo 70 ukabakoze cyane. Uko bihari. Imana yashyize amategeko kugira ngo itwereke ibiri muri twebwe. Yagize nk'indorerwamo kugira ngo nuzajye wiba mutima wawe uvuga ngo wibye. Kubera ko Imana yavuze ngo ntukibe.
nubeshye kugira ngo wabeye kubera ko Imana yavuze ngo ntukaze. Imana yatanze amategeko kugira ngo itwereke abo turi bo nk'abanyabyaha. Ayo mategeko yaziye kugira ngo atwereke ikiri muri twebwe kandi tudashobora kwemera umuntu aramutse akitubwiye. Nawe dusubira kuri rya cyane twaherewe ngo umuntu yagenewe gupfa rimwe nyuma hakaza iki? Urubanza. Twamaze kwemenya twese ko tuzapfa. Keretse wenda Kristo aramutse agarutse uyu munsi tutarapfa ko byanditswe bwa yuko abazasanga bagihera bazahindura. Ariko niba Kristo azamara imyaka 60 ataraza, abazaba bakiriho n'imbarwa morangara. Icya kabiri nuko umuntu ngo namara gupfa ngo hanyuma yaho azakurikiraho urubanza. Ntabwo hanyuma azakurikiraho purgatori. Ntaho nagize mbibona muri icyo cyanditswe. Wenda abantu cyangwa bavuga yuko nyuma y'urupfu bazajya muri purgatori. Ariko hanga handitse ngo nyuma yaho hakaza urubanza. Ntabwo hanyuma haza ngo bazasinzira cyangwa se ngo bizaba birangiye. Haravuga ati uyu muntu apfuye birangiye rega. None se urinde wapfuye akagaruka ngo abitubwire ko hari urubanza. Ese unapfuye akagaruka akabibwira wabyemeye? Ko Kristo yapfuye akagaruka akabitubwira wabyemeye? None se aramutse apfuye akagaruka mu myaka 100 yashizeho wabyemera? Umugabo umwe witwa Nyamutunzi ngo ari mu muriro yaravuze ngo ndakwinginze databuja Abraham ohereza rw'ibyibuzo uwo Lazaro ngo antoyangirize utuzi ku rurimi. Arambwira ati ibyo ntabwo bishoboka, hagati yacu hari inyanja tudashobora kwambuka. Ati noneho niba bitakunda ko nyanyuzwa ohereza uwo mugabo Lazaro agenda burire bene wacu batazaza ahangaha. Abraham aramubwira ngo bafite Mose n'abahanuzi ngo nibatabumbira ngo nubwo umuntu yazuka avuye mu bapfuye ntibazigera mu muntu. Ndabwiza ukuri yuko utemeye icyo Imana yavuze mu byanditswe byera yuko habayeho abaho gupfa rimwe nyuma hakaza urubanza. Ngo nubwo umuntu yapfa umwanya akazuka avuga ati ngiye mvuye mu ijuru, ntabwo wabyemera nabyo. Kubera ko ituza kwemera ntabwo ari ubumenyi buke, ahubwo ni umutima winangiye uri muri twebwe. Kandi uwo mutima nta handi ukomoka, nuko turi abanyabyaha kandi dukunze ibyaha byacu, ku buryo ikintu cyose kikubwira yuko iyo byaha ushobora kuzayibazwa ugihungira kure. Ariko ibyanditswe yavuze ngo umuntu yagenewe gupfa rimwe nyuma hakaza iki? Urubanza. Ndagira ngo aya magambo mutaza kuyatakazaho focus, mutaza kwibagirwa. Nawe niba rero hariho urubanza, navuga yuko umunyabwenge ari uwateguye urubanza. Uwibaza ngo ese urwo rubanza niba ruhari koko nzarujyamo nte? Uyu munsi abicanga benshi nta muntu yitekereje, wenda ntimuri gutekereza ku by'imanza kubera ko bati nta cyaha ndi gushinjwa, nta message yari bunigeze mbona, iby'urubanza sinabitekerezaho. Ariko ibyanditswe byo bivuze yuko umuntu wese nk'uko yaremwe yagenewe gupfa nyuma hakaza urubanza. Bisobanuye yuko nubwo nta rubanza rumwe ruzigera runyura hano mu isi, ariko noneho hari urubanza rw'iteka rugutegereje. None ndagira ngo nkwibutse yuko ugomba kubanza ukamenya amategeko n'amabwiriza agenga urwo rubanza n'uburyo umuntu agomba kurutsinda. Kuko kurukwepa byo nta bihari. Ukwepa byo nta bihari. Noneho ahubwo wakwibaza ngo narutsindane. Icyo niyo cyaba ikibazo nyakuri. Narutsindane. Icyo niyo cyaba ikibazo nyakuri. Nawe ibyo ngiye kuvuga bikurikiraho bishobora wenda gutungura amatwi ya benshi. Hari uburyo bwa mbere abantu batekereza urubanza bazarucika. Ndavuga uburyo bubiri abantu babitekerezamo rwose butari ukuri. Uburyo bwa mbere, Adamu amaze gucumura ku Mana, kubera yuko ariyo dukomoraho ibintu byose, usanga n'imyitwarire yacu yose ariyo tuyikomoraho akenshi, kuko niyo muntu dukomokaho twese. Ndagira ngo nkurikire mutavuga wenda kurangarira abari kuza. Ariko ngiye kubabwira uburyo bubiri abantu bagerageza gucika urubanza ruzaba ku munsi w'imperuka, ariko rwose butari ukuri. Hanyuma tujye kureba noneho uburyo bwa gatatu bw'ukuri umuntu yabishikamo. Icya mbere abantu bakora, Adamu ngo acyumva imirindi y'Uwiteka yarirutse. Nuvuga ngo arajya ajya kwihisha inyuma y'ibiti. Abantu uburyo bwa mbere bageza gucika mu rubanza rw'Imana ngo ni uguhunga Imana, ni ukwirengagiza kwihana, ni ugukura mu mutwe yabo igitekerezo cy'uko hariho urupfu, hariho urubanza, bakavuga ngo reka twibyinire, twirire, twinywere n'ubundi nta myaka. Nuvuga ngo ubwo ni uburyo bwo kwikuramo yuko uzapfa hanyuma hakaza urubanza. Nuvuga ngo ni ugukweba. Ni ugukweba. Murabona nk'umuntu wenda akwandikiye message umurimo amafaranga, udashaka ko wumva urubanza mu mutwe wawe, telefone urayifata ukayizimya cyangwa se
kugira ngo utaza kubijuri kugira ngo harya aya mafaranga ko wabwiye umunsi none ukabugiye kurenga abantu bari uburyo bwa mbere bageze gucika mu rubanza ni uguhunga ko hariho Imana kandi aho bahungira ni henshi nuko Adamu yahungiye inyuma y'ibiti abantu bahungira mu bintu bitandukanye aravuga ati genda busy rwose mu kazi akazi kabaye kenshi ibyo gusenga no n'iby'Imana nzambitekerezaho nyuma abana tuzi bwarakomeye i Kigali iby'Imana nzambitekerezaho nyuma niba ngo ni ukwisha mu kuba turi busy kugira ngo udatekereza ko ari urubanza undi aravuga ati ariko rero abascientifique bavuze yuko twavuye mu nguge bityo niba twaravuye mu nguge nta Mana ihari bityo niba nta Mana ihari ngo nta n'urubanza ruhari agahungira muri siyansi aho hose abandimwe naho twihisha kugira ngo tutibuka yuko ari urubanza nyuma y'urupfu ariko igihe Adamu Imana yazaga n'ubundi ntabwo ibiti byamukingirije yaragaragaye Imana yaramubonye ko Imana ireba hose aho niho hantu hambere abantu bahungira reka babwira aha kabiri noneho harize kubatungura aha kabiri abantu bahungira urubanza rw'Imana ni mu mirimo y'idini n'ibyo bita imirimo myiza Adamu ngo amaze gucumura yibonye ko yambaye ubusa yidodeye ubucocero hanyuma abwambika umubiri we hanyuma ngo ajya imbere y'Imana atekereza yuko iraza kumubona nk'atambaye ubusa ariko ngo n'ubundi iminsi minini y'Uwiteka ajya kwisha inyuma y'ibiti Imana bati none se ko Adamu uri hehe ati numvise imirindi yawe ndibuka ko nambaye ubusa hanyuma ndihisha none se Adamu ko twaherutse wambara ubucocero nyine ufuboha ibibabi ukambara niki kikubwira ko wambaye ubusa bavandimwe umuntu nyuma yo kumenya ko ari umunyabyaha agerageza kwihimbira uburyo bwose yakora kugira ngo yishakire gukiranuka kuratuma Imana iza kumwemera ndagira ngo hano kuri iki kugira gusanga abenshi ariho bayobera kugira ngo abantu banze bicaye kugira ngo dukurikire twese dukurikire twese kubera ko ibi ngibi biratureba twese biratureba ni ukuvuga ngo ahakabiri bakwepera urubanza rw'Imana ni mu kwihangira gukiranuka kwabo cyangwa se iyo twita ngo ni imirimo myiza ni ukuvuga ngo nk'uko Adamu yakoze ibivuye mu maboko ye nk'uko Adamu yiboheye ubucocero akibwira yuko imbere y'Imana ubwo yambaye niko n'umuntu w'umunyabyaha nyuma yo kumenya ko ari umunyabyaha yibwira yuko noneho natangira gukora ibintu byiza agahagarika ibi yakoraga Imana noneho izabasha kumwemera babyumvise nuvuga ngo ni nkaho naba nashinzwe yuko nafasha abana ku ngufu nibye nabeshye nibye banke hanyuma wanyeza mu rukiko nkavuga ariko nubwo ibyo nabikoze hari n'ibyiza nakoze nafashije abakene nariye abana amashuri bityo rero kubwira mpamvu mundeke nigendere urukiko rw'isi ntabwo rwakurekura kubera yuko ibyiza wakoze ntabwo bisibanganya bya bibi wakoze n'ikinyoma kwibwira ngo kuba nakoze ibyiza ubwo ibyaha bikuweho ntabwo ari byo ndetse byanditswe biravuga ni muri reka mbasomere Yesaya 64:4 Yesaya 64:4 umurongo wa 5 haravuga ngo kuko twese twahindutse abanduye kandi nibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga twese turaba nk'ikibabi kandi gukenera kwacu kudutwara nk'umuyaga ngo twese twahindutse abagize gute abanduye ngo kandi nibyo twakiranutse byose ngo bimeze nk'ubushwambagara bufite iki iyo twakiranutse no kubi amaturo twatanze amasengesho twasenze imirimo myiza twakoze uburyo twitanze mu rusengero ngo byose bimeze nk'ubushwambagara bufite iki ibizinga twese twahindutse iki abanduye bavandimwe nagira ngo mbibutse yuko amategeko y'Imana yaje kugira ngo atwereke ko turi abanyabyaha bityo nta muntu n'umwe wahagarara imbere y'Imana ngo avuge ngo njyewe rero Mana nakoze iki n'iki n'iki bityo ntabwo urubanza rundiho reka abanyene mbasomere amagambo ya Pawulo kugira ngo mwumve ukuntu abishimangira noneho turenze uko ngende kwishimangira Abaroma 6:11 umeka kamera kwa 10 Abaroma 6:11 nkuko byanditswe ngo ntawe ukiranuka n'umwe ntawe umenya ntawe ushaka Imana bose barayobye bose bahindutse ibigwari ntawe ukora ibyiza n'umwe ntawe ukora ibyiza n'umwe ngo nabangaye umuhogo wabo n'ibirangaye bariganisha indimi zabo uzaga bwishira buri mu minwa yabo akanwa kabo kuzuye ibitutsi n'amagambo abishye birenge byabo byihutira kuvusha amaraso kurimbuka n'umubabaro biri mu nzira zabo inzira yabo ntibarakayimenya kuba Imana ikuri imbere yabo bavandimwe Imana nyuma yo gukora ibyiza byose dukora umva urubanza duciriye ngo ntawe ukora ibyiza n'umwe ngo ntawe umenya ntawe ushaka Imana bose barayobye bose bahindutse iki ibigwari ngo ntawe ukiranuka habe n'umwe
ntawe ukiranuka habe n'umwe. Aya magambo Paulo ari kuvuga ayakora muri Zaburi ya 14 ivuga ngo Uwiteka arebye mu ijuru, uhagaze mu ijuru areba mu isi, ngo ashaka ko hari umukiranutsi n'umwe ushaka Imana. Ariko ntawe ukiranuka n'umwe, ntawe umenya, ntawe ushaka Imana. Bavandimwe, biroroshye yuko navuga ngo uyu munsi ntabwo nabeshye, uyu munsi ntabwo nibye, ntabwo ndasambana, bityo nakiranuka imbere y'Imana. Icyo ni ikinyoma. Ni ikinyoma. Yakobo yaravuze muri Yakobo 2:10 ngo umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe aba yacumuyeho yose. Ngo kubera ko avuze ngo ntukibe, niyo avuze ngo ntugasambane, bityo rero nutiba ariko ugasambana uzaba ucumuye ku mategeko yose. Ngaho mbwira, hari umunsi warwira nta nari mucumuyeho? Hari umunsi warwira nta tegeko ry'Imana ari mucumuyeho? Batanga ari gihe wenda naraye mu cyumba cy'amasengesho bityo sinaricumura. Yesu yaravuze ngo mwumvise ko abakera bavuye ngo ntukibe, ngo ntugasambane. Ngo ariko njye nababwira yuko urebye umugore akamwifuza mu mutima we amaze gusambana we umutima. Bityo rero hariho amasugi menshi n'imanzi nyinshi zizashinjwa ubusambanyi ku munsi w'imperuka. Ngo mwumvise ko abakera bavuye ngo ntukibe. Ngo ariko njye nababwira yuko ngo nurakarire mwene se ngo akwiriye kujya mu rubanza rumwe n'uwagize ute umwicanyi. Uzambwira ngo wagupfuye ngo agomba guhanwa n'abacamanza. Uzambwira ngo wakigoryiwe ngo akwiriye guhanirwa muri wa Gehinomu. Mumbwire abantu bicaye ngaha batari banga. Niba urakariye mwene se akwiriye kujya mu rubanza rumwe n'uwamwishe. Ibyo mvuze biri muri Matayo 5 umurongo wa 21 kugeza kuri 29. Ninde muntu utarica umuntu niba ari ibyo? None byanditse yavuze ngo umuntu wese witondeye amategeko yose agasitara kuri rimwe. Bene magambo umaze umunsi wose nta cyaha na kimwe ukoze ukaza kurakarira umuntu, ngo icyo gihe imbere y'Imana wapfukama imbere y'ibigirwamana, hari indi mana wagize amaso y'Imana, warahize izina ry'Imana Musa, wishe isabato, wasuzuguye ababyeyi, wibye, wasambanye, niba ngo ibyaha byose wabikoze imbere y'Imana. Ubutabera bw'Imana bumeze bavandimwe, kandi ubutabera bw'Imana ntabwo bugondeka. Abantu benshi muri gihe babwira Imana imeze nkaho ari nk'agasaza kicaye hariya tuzo tukakabyinira hanyuma twongera tukitahira. Iyo ntabwo ariyo Mana ya Bibiliya. Ntabwo ariyo Mana ya Bibiliya. Imana ya Bibiliya ni umuremyi w'isi n'ijuru. Ni Imana ngo Yesaya yarebye ngo arangije aravuga ngo mbonye ishyano ngo kubera ko n'umunyaminwa yanduye kandi n'abanzengurutse bose ariko bameze. Iyo niyo Mana igaragara muri Bibiliya. Niyo Mana yakuremye, niyo Mana uzahagarara imbere. Wakwemera kwihana utabyemera ibyo ntacyo bihindura. Uyu munsi waramutse wenda ukoze icyaha hano mu Rwanda hanyuma bakaza kumufata ngo bajye gufunga, bati njyewe ntabwo nemera ubutabera bw'u Rwanda. Ibyo ntabwo byahindura kuko baguhana. Ko wemera polisi utayemera ntacyo bihindura. Kwemera abasekuru utayemera bivuze ko bakujyana imageragere. Niko no kutemera Imana cyangwa kwiyemera ntacyo bihindura ku rubanza rwayo. Ntacyo bihindura ku rubanza rwayo. Now natanye bavuga yuko ngo abantu inzira ya kabiri bihimbiye kugira ngo bakiranuke ni ukugerageza gukora imirimo myiza kugira ngo itwikire bya byaha byabo. Ariko muri ibyo yaravuze ngo naho warira ukicuza ukanababara ngo ntibyari ibicumuro byawe. Naho warira ukicuza ndetse unaje bavuga ngo muri ndirimbo ya 95 ngo ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'agahinda gasaza bavuga n'agahinda kenshi kagera mu mutwe, ngo byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha. Byashobora kudukuraho ibyaha. Bavandimwe, imirimo yose myiza umuntu yakora ntabwo ibasha kumuhesha kwemerwa n'Imana, kubera yuko twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Kandi nubwo wayikora ntabwo wagera ku kigero Imana ishaka, kubera ko Imana yemera gukiranuka kuzuye 100%. Ngo ninde uzahagarara heraho Imana, ntuzaza mu musozi w'Uwiteka, ngo n'ufite amaboko atanduye utigeze kwerekeza umutima wo kubitagira umumaro untaranye ibinyoma. Bene bagamo utunganye nk'uko Imana itunganye, wowe ni ubasha kwiyegera. Kandi byanditse byatweretse yuko muri twebwe ntawe ukiranuka n'umwe, ntawe umenya, ntawe ushaka Imana, ntawe ukora ibyiza twarayo. None reka mbabaze ko Bibiliya yavuze ngo abantu bagenewe gupfa rimwe hanyuma hakaza urubanza. Ubwo uratsinda urubanza n'inde nimba ari uko bimeze? Niba ari uko bimeze, niba gukwepa urubanza bitaraza kubuza ko urujyamo, kandi niba kugerageza gukora ibintu byiza bati ngiye rwose nditanga ndasenga cyangwa imiranga amaturo, bityo niba ibyo bitagukuraho ibyaha, none urubanza
uzarucika. Niba kwibohera ibicocero bitatuma n'ubundi Adamu atumva yuko yambaye ubusa imbere y'Imana, none niki cyatuma Adamu ahagarara imbere y'Imana adakozwe n'isoni, ku buryo umunsi w'urubanza awugeramo aririmba mpamvu muririmbyi ngo nahawe ikibanza na data wo mu ijuru mu rugo rwe rwera rw'umwana we? Bigenda bite? Niyihe nzira y'ukuri? Ni gute urubanza umuntu yarucika? Urubanza umuntu yarucika, reka mbasomere uburyo umuntu yacika urubanza. Ibyanditswe birabigaragaza. Kubera yuko iki kintu bavandimwe uvuye ahangaha utakimenye, navuga yuko wahombye umwanya wose. Ibindi byose wamenya hano ku isi, utamenya uburyo uzahagarara imbere y'Imana ngo ucike urubanza rwayo, byaba ari impfabusa. Byaba ari impfabusa. Amafaranga yose watunze, imyenda yose wambaye, ahantu hose watembereye, ibyiza byose wabonye n'ibyago byawe byose byabinditse impfabusa uramutse utamenye uburyo umuntu azahagarara imbere y'Imana ku munsi w'urubanza. Abaroma 3:21 reka dusome twumve uburyo umuntu acika urubanza rw'Imana, uburyo umuntu azabasha guhagarara imbere y'Imana agahagarara adatsinzwe n'urubanza, kandi tumaze kubona ko ntawe ukiranuka n'umwe, ntawe umenya, ntawe ushaka Imana, kandi twabonye ko Imana itajya idohora ubutabera bwayo, ahubwo isaba abantu kuba bakiranuka nk'uko yera. Abaroma 3:21. Ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibahereye ubusa kuva gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Ngo niba Imana yashyizeho kuba impongano wizera amaraso ye kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwateye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe ubwo yabyihanganiraga, kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo bw'ibikiranuka, kandi itsindishiriza uwizeye Yesu. Ngo ariko none nyuma y'uko tumaze kubona yuko ngo imbere y'Imana nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ngo ariko noneho ngo hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe. Bavandimwe, ngo Imana yagaragaje noneho ubundi buryo ibasha gutsindishirizaho umunyabyaha ikamwemera mu bwami bwayo, ngo amategeko atabigize n'uruhare. Niko birandagatifu nayo biri ijambo ry'Imana. Ngo hariho ubundi buryo Imana yagaragaje ngo igiramo abantu intungane amategeko atabigizemo uruhare. Ngo hariho ubundi buryo Imana yagaragaje ubasha guhagarara imbere yayo imirimo yawe itabigizemo uruhare. Ngo niko gukiranuka kw'Imana, gukiranuka usabwa imbere y'Imana, ngo ni gukiranuka kw'Imana ngo abizera bose baheshwa n'ubwo barabihabwa. Ibi ngibi kuvuga noneho uburyo umuntu ahagarara imbere y'Imana arabihabwa, baheshwa no kwizera Yesu Kristo. Ngo Imana ikabikorera abizeye Kristo bose, ngo nta kurobanura kuko twese twakoze ibyaha twakira ubwiza bw'Imana, ngo ahubwo ngo dutsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibiduhereye ubusa kuva gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Nagira ngo mbabwire yuko imyaka 2000 ishize hano mu isi Imana yinjiye mu mateka y'umuntu ikambara umubiri w'umuntu, hanyuma Imana ikabaho iri navuga ngo iri munsi y'ubutware bw'amategeko, arya nk'uko abantu barya, anywa nk'uko abantu banywa, asoza nk'uko abantu basonza, agenda nk'uko abantu bagenda. Ngo ibyo byose abikora kugira ngo asonze gukiranuka kose wowe munyabyaha utigeze ubasha gusoza. Kristo yaje mu isi kugira ngo abeho ubuzima utigeze ubasha kubaho, yumvira Imana mu buryo utigeze ubasha kubwumvira, akora ibyo wowe utabasha gukora. Mariko 10:44 aravuga ngo bityo rero niko n'umwana w'umuntu ataza mu isi no gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no ku inshungu ya benshi. Niyo ngo Kristo yaje mu isi kugira ngo atungane mu cyimbo cyawe. Biravuga ngo niba uzaza ku musozi w'Uwiteka ngo utigeze gukora ngo ufite amaboko atanduye, ngo ufite umutima utigeze kwerekeza umutima wo kutagira umumaro, ngo ntarahira ibinyoma, uwo muntu nta wundi ugeze ubikora uretse Yesu Kristo. Niwe wenyine wabaye mu isi ibyanditswe bihamya ngo ni utigeze kumenya, ngo nta buriganya bwiza aboneka mu kanwa ke. Bavandimwe, ndagira ngo nongere ntware amaso yanyu nyerekeze kuri Kristo wabayeho wenyine muri isi atunganye, ntagire icyaha na kimwe, ntagire icyo acumura ku Mana na kimwe, kuva avutse kugeza apfuye utarigeze yinjizwamo ndetse n'icyaha mu bitekerezo, ahubwo akaba ari intungane ubuzima bwose kugeza igihe apfuye. Uwo ni we wenyine ubasha guhinduka impongano y'ibyaha byawe ku buryo Imana ikurebera muri we ikabona nawe utunganye, kubera ko nawe
nawe yamurebye ikakubonamo ikabona ni umunyabyaha. Ibyanditswe biravuga muri Bakorinto 2:5-21 ngo utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we bihinduke gukiranuka Imana. Niyo Kristo ari ku musaraba Imana yaramurebye ibona ni wowe. Kristo ari ku musaraba Imana yaramurebye ibona ubunyabyaha bwawe bwose, kubera ko yari yemeye kuvuga ngo ngiye mu cyimbo cy'umunyabyaha. Ibinyoma byawe byose bimujyaho, ubusambanyi bumujyaho, ubwibonere bumujyaho, irari rimujyaho, byose ngo bimujyaho. Hanyuma Imana imurebye ibona ni umunyabyaha ngo irahindukira mutera umugongo. Hanyuma umujinya w'Imana agomba guhana abanyabyaha usukwa ku mwana wayo kubw'ibyaha byawe. Bari baragira ngo ikintu cyumve mwitonze, kubera ko uyu nguyu wenyine niwe ubasha kuguhesha gukiranuka imbere y'Imana. Imana hanye Kristo mu cyimbo cy'umunyabyaha kubera ibyaha byawe. Imana hanye Kristo bene magambo mu cyimbo cyawe cyaha ngaha, niba wizera ko ibyo Kristo yakoze. Budori impunga ni kwira ibyaha wakoze ni amaraso ya Yesu. Muri ibyo yavuze mu ndirimbo ya 3:8 ngo nta kindi gihesha gukiranuka mu bisi no mu ijuru keretse kwizera ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu. Nta kindi gihesha gukiranuka, ntabwo ari ukujya kanyari. Yabizi ko benshi mujya, ntabwo ari ugutanga icyacumi, ntabwo ari gukora ku rusengero. Ibyo simbuze ko ari gukora ku rusengero, ntabwo muzasengera ahantu hari ivumbi, ariko ibyo ntabwo byagoresha gukiranuka. Mu isi no mu ijuru nta kindi cyagoresha gukiranuka ngo keretse kwizera ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu. Kwizera igitambo cy'umwana w'Imana imponga ihagije y'ibyaha wakoze ngo ni amaraso ya Yesu. Nta kindi cyahanagura icyaha cyawe ngo kubera ko ibyaha by'umuntu ngo byandikishije ikaramu y'icumi imbere y'Imana. Nta kindi cyasiba icyo cyaha cyawe imbere y'Imana habe n'akadomo uretse amaraso y'umwana w'Imana ubwe witanze ku musaraba kugira ngo wishyire ibyaha byawe n'ibyanjye. Hanyuma ngo duhagarike imbere y'Imana turi abera n'abaziranenge batagawa mu maso yayo. Twaza turirimba ngo mu isi ndi umushyitsi ngo sinzayihoramo, ahubwo ndi mu rugendo ngo runjyana mu ijuru. Arongera avuga ngo nugenza utyo mwana ngo umwuka nuhera ngo urupfu ruzangiza aho batagipfa. Abyumvise? Urupfu ruzangiza aho batagipfa. Ese koko nawe witeguye kwinjira aho batagipfa? Ese Kristo nawe yishyizeho ibyaha byawe? Ese nawe wamaze kwiringira igitambo cy'umwana w'Imana? Icyo kibazo mfite muri mugoroba. Ibyanditswe bigaragaza yuko abantu bagenewe gupfa rimwe hanyuma hakaza urubanza, kandi urwo rubanza ni kimwe n'izindi manza zose hano ku isi. Ibintu byose hano ku isi biratwigisha. Mu rubanza rwa hano ku isi kugira ngo umuntu atsinde urubanza ntabwo bimusaba kuba azi kuvuga amagambo menshi cyangwa se azi kwisobanura cyane, ahubwo hari ikintu cy'ibanze cyagufasha gutsinda urubanza ni ugushaka umwavoka mwiza ubizobereyemo akaba azi kuburana ku buryo naho waba wakoze ibyaha birangiye biguhanaguyeho. Ibyanditswe biravuga muri Yohana wa mbere reka mwumve ngo bana banjye bato Yohana wa mbere 2, bana banjye bato mbandikiye ibyo kugira ngo mudakora icyaha. Icyakora nihagira umuntu ukora icyaha dufite umurengezi kuri Data twese ari we Yesu Kristo ukiranuka. Mu Cyongereza bavuga ngo we have an advocate, we have a lawyer. Mu ijuru imbere y'Imana bafite umuntu umvugira, ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa nuvuga ngo kugira ngo uzatsinde urubanza rw'Imana birasaba yuko Kristo azahagarara imbere yawe akakubera umwavoka. Birasaba yuko Imana izana fagitire y'ibyaha byawe byose, hazagira uwitambika akavuga ngo iyo byaha kuko yarabikoze ndabyemera, ariko dore byose nabyishyuye ku musaraba. Rero mwabyumvise cyangwa murangaye nk'umwavoka? Tumongere bisubire kubira bare. Ibyanditswe byatubwiye ngo umuntu yagenewe gupfa rimwe hanyuma yaho hakaza urubanza, kandi tumaze kubona yuko kugira ngo umuntu atsinde urubanza bisaba kuba afite umwavoka. None tumaze kubona ibyanditswe bivuga ngo bana banjye bato bandikiye ibyo kugira ngo mudakora icyaha, ngo ariko nihagira ukora icyaha ngo dufite umurengezi kuri Data ari we Yesu Kristo ukiranuka. Bene magambo uyu mwavoka uri imbere y'Imana kubera ko wakiranuka abasha gushyira gukiranuka kwe imbere y'Imana ukabasha gukiza umunyabyaha wananiwe gukiranuka.
gukiza umunyabyaha ni gukiranuka. Urupfu rwa Kristo ndetse n'umuzuko we niyo cyonyine kibasha kugukiza muri urwo rubanza. Twatangiye turi gusoma icyanditswe kivuga umuntu yagenewe gupfa rimwe hanyuma hakaza urubanza. None uwo mwavoka nawe ni umwavoka wawe. Icyo mbaza, uwo mwavoka amaze kuvuga yitwa Yesu Kristo nawe ni umwavoka wawe, cyangwa witeguye kuzibonera kuri uwo munsi? Abantu benshi bazi ko nibajya gupfa ku munsi w'imperuka bazavuga ngo mana rwose nivuga ngo ijuru niho kugema uryibye, mana rwose ndabura iminota ibiri none mbabara ibyaha byose nakoze pa witupfa mugiye mu Imana yavuze ngo ntizaza ku musozi w'Uwiteka ngo nutigeze kwerekeza umutima we ku bitagira umumaro. Umugabo umwe witwa Mwizerwa mu gitabo cy'umugenzi niba mukizi, ariko buri gihe ntabwo bakigisoma, ariko kera bajya bagisoma, ngo umwitwa Mukristo aramubajije ngo none se ngo bakubwiye ko inzira ijya mu ijuru ari iyi? Aravuga ngo Byiringiro yarambwiye ngo nintabona gukiranuka k'umuntu utarigeze akora icyaha ngo ariko kunsindishiriza imbere y'Imana, ngo ntabwo mbasha ngiye guhagarara imbere y'Imana, ngo nubwo nagira gukiranuka kwanjye kongeraho uko abari mu isi bose. Nintabona gukiranuka k'umuntu utarigeze akora icyaha, nubwo nafata gukiranuka kwanjye kongeraho kuri muvandimwe n'ukuyu, ibyiza byose twakoze tukabiteranya tukabihereza umuntu umwe ngo abijyane imbere y'Imana, ngo ntabwo byamujyana mu ijuru. Ngo ahubwo bidusaba kubona gukiranuka k'umuntu utarigeze. Abyumvise? Uwo nguwo akaba ari guhagarara imbere y'Imana kugira ngo Imana nimureba ikubone nk'uko nawe igihe yamurebaga ku musaraba yakubonye. Ibyanditswe biravuga ngo Uwiteka ashimye kumushenjagura yaramubabaje. Baramuzi ko Imana ariyo yahannye Kristo ku musaraba, ntabwo ari Abaroma, ntabwo ari Abayahudi, ni Imana. Isaya 53:10 Uwiteka ashimye, Imana yarabyishimiye kumushenjagura. Imana ubwayo yashimye gufata ngo igikombe cy'umujinya wayo igisuka ku mwana wayo kubera ko yabonaga ari wowe munyabyaha uri ku musaraba. Niko n'uyu munsi ukimara kwizera umwana w'Imana, Imana ishima gufata ubugingo buhoraho n'ibyiza by'ijuru ikabiguhereza kubera ko iri kukubona ikakubona umwana wayo. Nisoro mwize. Yore ikibazo ndaza gusoreza. Kwibandi yavuze ngo umuntu yagenewe gupfa rimwe hanyuma hakaza urubanza, kandi twabonye ko urwo rubanza ntawarucika, kandi twamaze no kubona yuko gupfa twese bihari. Twamaze kubona ko impamvu dupfa ariko turi abanyabyaha, kandi twamaze kubona yuko umuntu waba uri hano utemera ko ari umunyabyaha ubwo byasobanuye ko atazanapfa. Ariko tumaze kubona impongano y'ibyaha, tumaze kubona igitambo cy'ibyaha icyo ari cyo, ngo nta kindi ni amaraso ya Yesu. Yohana 3:16 umurongo abantu benshi bazi uko Imana yakunze ari mu isi cyane byatumye itanga, Imana ubwayo yaratanze umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ese nawe baramwizera kugira ngo byamije ngo umwizera wese. Ndetse Yohana ubwe mu rwandiko yanditse rwa mbere cya 5 aravuga ngo nk'uko twemera ubuhamya bw'abantu, ngo niko twemera ubuhamya tugomba kwemera ubuhamya bw'Imana ko ngo kandi by'Imana yahamije nibi ngo nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo buhoraho ari umwana wayo. Ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo, nawe udafite umwana ngo nta bugingo afite. Ese koko umwana uramuzi? Uwo Kristo nawe uramwizeye? Niba utaramwizeye rero kuko nabyo birashoboka, ndetse niba utarabunamwizera n'uyu munsi nabyo birashoboka. Ibyanditswe biravuga ngo muri Yohana 3:16 ngo umujinya w'Imana uguma kuri wowe. Abantu bicaye ngo batazi ko hari umujinya w'Imana. Imana sigira umujinya, ntabwo iyo Mana niyo mwihimbi. Reka mbwize ukuri, hari umunsi mu mateka y'isi Imana yishe abantu ibicisha umwuzure isigaza abantu 8 Nowa n'umuryango we. Ayo Imana rero mu rya kera yari irakaye, ariko mu ryishya yo nta kibazo. Ngo witwa Herode ngo yahagaze imbere y'abantu hanyuma aravuga ngo ntabwo ari ijwi ry'umuntu noneho ni iry'Imana, ngo umwanya mareka amukozaho ikiganza hejuru. Iyo noneho Imana y'umusaruro Imana ni imwe ntigihinduka, kandi uko yangaga icyaha mu itangiriro niko izacyanga kugeza ku iherezo.
kandi uko yari ifite umugambi wo kuzahana abanyabyaha mu itangiriro niko ifite n'uyu munsi. Ariko byibuze rero amahirwe yuko Imana yahannye ibyaha by'abanyabyaha ku musaraba byatuma nawe uhungira muri Kristo kugira ngo akubere nka ya nkugi ya Nowa, hanyuma igihe abandi bose bazaba bari guhanwa wowe uzaba wigamye muri iyo nkugi. Muri ibyo yavuze ngo natwe dufite iyo nkugi tunagakiza twahawe na Yesu. Ngo niba ushaka amahoro wino hitiremo agakiza ndabaza niki cyatuma umuntu arimbuka agakiza rubu mwakijwe n'umuntu bwo kwizera ibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Efeso 2:8 ngo ibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Ntabwo ari ibintu Imana igusaba kugira icyo ukora, ngo ni ibintu Imana iha abanyabyaha ibahereye ubusa bwo gucungura ukorera muri Yesu Kristo. Yesu yarakoze ngo kugira ngo uhembwe. Yesu yakoze imirimo myiza kugira ngo umunyabyaha ayihemberwe. Nk'uko yakoze imirimo mibi Kristo akayizira. Utigeze kumenya icyaha Imana ntabwo Imana yaraguranye. Utigeze kumenya icyaha yahindutse icyaha kugira ngo rero naho uzi ibyaha ndetse wowe cyaha uhinduke gukiranuka. Muze ngo munywe vino ngo ndetse ngo mwakire ngo n'izahabu ngo nimuze niko Yesaya yavuze ngo mwese ngo n'udafite ifeza naze udafite ifeza naze. Bavandimwe ndimo soza ndagira ngo mbibutse muri uyu mugoroba aho turi kwibuka umubyeyi wacu Jean yuko nawe yageze igihe akaba mu isi, ariko natwe turi ku murongo. Kandi ntabwo wamenya aho, kuko muri bisi isanzwe umuntu aviramo aho ashaka. Aha ngaho ntabwo uviramo aho ushaka, uviramo aho shoferi ashaka. Aho shoferi ashaka. Kandi aho shoferi ashaka ntabwo uhazi, aho nari n'uyu munsi. Aho shoferi ashaka ntabwo bisaba yuko ubanza kuba urwaye. Umwe mu bafilozofe b'abaromani yajyaga apinga urupfu ngo yinjira mu nzu bamaze guteramo irangi ubwaryo riramuniga arapfa. Undi mwami w'abaromani wari ukomeye warapfukamishije abami bose, isazi mwinjira mu zuru iramwica. Yarajyaga apfukamisha abandi bami. Ntabwo ni kwatera ubwoba, ariko nagira ngo bibutse yuko umuntu yagenewe gupfa rimwe nyuma hakaza urubanza. Ndetse n'ubwo utawenda Imana yagennye ko upfuye umunsi cyangwa ejo, ariko ibyanditswe biravuga ngo muri Kristo Yesu niho Imana yiyongeye n'abari mu isi ntiyabicyora ibicumuro byabo. Ngo kandi yatubukije ijambo ry'umwuzure ngo nuko turabinginga ku bwa Kristo ngo mwiyunge n'Imana. Turabinginga ku bwa Kristo ngo mwiyunge n'Imana, kuko Imana ngo yafashe utigeze kumenya icyaha guhindura icyaha. Imana irakwinginga uyu mugoroba ngo yiyunge n'Imana ku bwa Kristo. Nta kigusaba kuzana ngo dore nambaye ubusa ndakwinginze nyamike niko muri byavuze ngo ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kuncungura. Amaturo yawe yajugunye ishyira hariya, imirimo yawe ishyire hariya, ibyaha byawe yajugunye hariya, hanyuma usange Kristo uko wakabaye wambaye ubusa. Ntacyo mfite mu ntoki kibasha kuncungura, simfite icyo naguha, ahubwo nizeye umusaraba ngo wampfiriyeho niho njya niringira. Umusaraba wonyine ibyo Kristo yakoze ku musaraba iyo byonyine byaguhagarika imbere y'Imana, byaguhagarika imbere y'Imana. Uyu mwanya ukaba mu isi uzi ko ufite ubugingo buhoraho, ukaba mu isi ugenda nawe uvuga ngo mu isi ndi umushyitsi, niba atari ibyo iyo ndirimbo uzajya kwirinda. Mu isi ukabaho uzi ko wabara ibyaha byawe, niba atari ibyo indirimbo ivuga ngo yanyishyuriye ya myenda yose yambabariye ibyaha atuma nerade. Niba uzi ko Kristo atishyura ibyaha byawe, ntuzongere kwibeshya uvuga ngo yanyishyura ibyaha ngo atuma nerade. Wera ndetse kandi ibyaha byawe bikuri. Ariko niba uzi yuko umwana w'Imana yagiye mu cyimbo cyawe, inkoni yakubiswe, icumu yatewe, imisumari yatewe, umujinya w'Imana yasutsweho, niba uzi ko yabikoreraga wowe umuwe ucunguje amaraso ye, nzi yuko nanjye ndimo. Niba uzi ko nawe urimo, noneho ndirimbo wayiririmba we Kasoza ariko ndagira ngo mbasabe bavandimwe, umuntu wese urava ahangaha byibuze nubwo utagira ikindi kintu utahana, nubwo utakwibuka izina ryawe ahantu nteranira ndi pastor, nubwo utabyibuka ko ndi pastor dore nuko niyambariye ntabwo bishabaye, nubwo utagira ikintu na kimwe wibuka mu bintu byose navuze,
wibuke yuko uri umunyabyaha kandi hazaza urubanza nyuma y'ubuzima. Ariko wibuke yuko hariho umucunguzi w'abanyabyaha waje kugira ngo agukize wowe utabasha kwikiza, agatanga ubugingo bwe kugira ngo wowe ubone ubugingo bwawe, agapfa kugira ngo wowe uzarokoke, akemera gusukwaho umujinya w'Imana kugira ngo wowe uzahabwe ubugingo buhoraho. Ibyo byibuze ubitahane. Nuramuka utahanye icyo ngicyo, uraba ufite ubutunzi buruta ubwo mu isi yose. Nuramuka utahanye icyo ngicyo, ngo naho imirima yarumba ntugire icyo usora, naho wapfusha amatungo, naho wapfusha ibyo ukunda, naho ngo wahanwa n'inshuti, ibyo ngibyo rero biguhagije. Nuramuka umaze kwakira icyo ngicyo, ngo nahawe ikibanza na Data wo mu ijuru mu rugo rwera kubw'umwana we. Nuramuka umaze kuva aha ngaha wizeye yuko ufite ikibanza mu ijuru, bidashingiye kuri wowe, bidashingiye ku idini ryawe, bidashingiye kuri bene wanyu, bidashingiye ku kindi kintu cyose, ahubwo bishingiye ku mwana w'Imana. Nahawe ikibanza na Data wo mu ijuru mu rugo rwera kubw'umwana we. Ibyo nuramuka ubyizeye ukava aha ngaha, ushatse wavuga nka Zekariya ngo Nyagasani wasezera umugaragu wawe na Kosimeri, birabiguhagije. Bikasenge Nyagasani ishimwa yuko ari wowe wagennye yuko azabaho urubanza, ariko nawe wagennye yuko mwami umuntu waremye agomba kubaho akumvira. Ariko Nyagasani tumaze kubona yuko ibyo ngibyo ntawe bibashije, twebwe twagucumuyeho, ndetse n'ibyaha byacu byadutandukanyije nawe, bituma dutera umugongo twima amaso. Ariko Nyagasani ushimwe yuko ibyaha byacu hari umunsi wabishyize ku mwana wawe, hanyuma wa wundi wakundaga, wa wundi wajyaga ngo dore umwana wanjye nkunda hamwishimira, umutera umugongo kugira ngo duhindukire. Nawe ushimwe yuko waduhindukiriye umwana wawe, hanyuma ukaba uri guhamagara abantu muri mugoroba kugira ngo biyunge nawe bize mu mwana wa Yesu Kristo witanze kugira ngo akize abanyabyaha. Cyama Nyagasani uyu munsi akagira umunyabyaha wumva aya magambo akayizera, kuwizera umwana afite ubugingo buhoraho. Nami icyama akagira umuntu aya magambo ayumva akamuhindukira ubuzima. Ku ijambo ryawe rivuga ngo ndabwiza ukuri yuko wizera ijambo ryanjye, wumva ijambo ryanjye akizera uwantumye afite ubugingo buhoraho, ndetse bavuye mu rupfu mu bugingo. Icyama mwami akagira umunyabyaha umunsi wo mu rupfu akajya mu bugingo binyuze mu kwizera igitambo cy'umwana wa Yesu Kristo. Icyama Nyagasani aya magambo ntazagire umuntu uyumva ku munsi w'imperuka yongera kuringinga mu matwi ye abwira ngo nyamara wumvise inzira ariko urayangiza. Ko Yesu Kristo uvuga ngo nige nzira, nige kuri, nige bugingo, kandi ntawe ujya kwa Data mujyanye. Mwami cyama abantu bose bari aha ngaha aya magambo agahinduka ubuhamya bwabo bw'uko wabara ibyaha byabo, hanyuma ukaba kwiyunga n'abize mu mwana wa Yesu Kristo, maze guhera umunsi bakagukurikira mwami bazi neza yuko bahindutse abana bawe koko. Kandi mwami bana natwe muri mugoroba, kandi ukomeze guhibure mwami ababuze umubyeyi, ariko natwe ugiye kwitekereza yuko turi ku murongo, hanyuma bidutere kwibaza niba iyo visa umwana we yatanze tuyifite. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.